Irari ribaye irari. Ibi byahozeho kuva na kera na kare. Dave nawe yagiriye irari umukunzi we. Mu gihe ibyo biri kuba, Chris ndetse na Queen nabo barimo kudiringa ku mubano wabo mu rukundo, aho bigaragara ko uyu Queen afite amaganya mu rukundo kuko ari kubona impungenge nyinshi zigaragaza ko Chris yo atakimukunda, ariko amubwira ko aramutse abigerageje bitamugwa amahoro. Mark nawe mu burwayi bwe akaba ari kumwe n'umuntu uri kumwitaho, umuntu udasanzwe, umuntu ufite kutwereka ko ari umuntu bakorana mu kazi. Urabyumva ute? Nta kintu ubona byinshi inyuma kuri uriya mukobwa? Ngewe uko mbibona, uyu mukobwa ari kwita kuri uyu mubosi, ariko hari icyo amushakaho nyuma yo gukira. Yves nawe ntabwo byoroshye, nyuma yo gutandukana n'umukunzi we cyangwa se mu gutekereza ko ashobora gutandukana n'umukunzi we, yaje gucamatana n'umukobwa mwiza nanone w'ikizungerezi witwa Tony. Kuri uyu munsi bakaba bameze neza, ariko bakaba batari babasha gufata umwanzuro ko bari mu rukundo, ariko bakaba bari mu nzira z'ibisa nabyo. Gusa Yves aracyafite imitima ibiri, aho yiba yibaza uko ashobora kuba yakundana n'uyu mukobwa ko byagenda. Yannick ko yongeye guhura na Kasha, agahurira na Kasha mu bikorwa bitari byiza, n'ubundi Kasha akomeza kugaragaza bwa bubi bwe, biragarukira hehe? Reka dutangire dusesengura iyi nkuru. Ni My Heart Talking and Comment. Njye ndi wa muhungu wanyu James Legend wamamaye. Uyu munsi umuntu urakurikirana iyi nkuru akarinda yirangiza araza kuryoherwa mu buryo budasanzwe, kuko uru ni urukomatane rw'inkuru cyangwa se rw'iyi filime ntekereza ko rugiye kubanezeza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twagiye. Nk'uko mubizi, Dave ni umusore hano uvugwa muri iyi filime, agaragara nk'umuntu wagiye aca mu bintu bitandukanye bimusaba ubutwari, kwihangana, aho yagiye yihangana ndetse agize n'amahirwe ahura n'umukunzi uri royo, umukunzi utagendera ku magambo cyangwa se ku byo abona, ahubwo ugendera ku kimurimo, urukundo, love. Wow! Gusa kuri uyu munsi ntabwo byaje kumworohera, kuko yisanze noneho amarangamutima ye yazamutse, yumva ni ngombwa ko noneho abasha kuba yajoyininga n'umukunzi we, babasha kuba bagirana ibindi bihe, ibihe by'umunezero, love, happiness. Aramuhamagara amubwira icyifuzo cye, umukobwa aramuhakanira mu buryo bukomeye ndetse yeruye. Wow! Ibintu byiza cyane. Abakobwa bose bakakwiye kujya bafata umwanzuro bagahakanira abakunzi babo, kugeza ubwo abakunzi babo batekereje icyo bakwiye, akaba ari cyo bakora kugira ngo ibyo bibashe kubaho koko. Ese muratekereza Dave yasabye umukunzi we ko baryamana koko abikuye ku mutima, cyangwa ni uburyo bwo kumugerageza ngo arebe ingano y'urukundo amukunda, ko ishobora no kumugeza kuri iyo ngingo, cyangwa se wenda nawe ajya amugira amarangamutima akamukenera? Guys, aho muribaza, mumpe comment mumbwire. Twagarutse kwa Chris rero. Chris murabizi ko kuri uyu munsi ari kubana na Kelly, ariko ntiyigeze asezerana uyu Queen ko atamukunda, ndetse niyagerageje kubimuciramo amarenga, Queen amwereka uburyo ki yamwimariyemo, uburyo ki amukunda ndetse mu buryo butangaje, ko yumva atamureka ndetse habe na gato. Ariko uyu Queen agenda agaragariza ibimenyetso Chris ko aramutse abigerageje kumwanga, bishobora kumuviramo isoko yo kuba yanakwiyahura, akabura ubuzima bwe kubwo urukundo amukunda. Wow! Uyu mukobwa rero yo disi, none Chris ko ari kumwe na Kelly bakaba babana, ibi bintu nibimenyekana ntago hazaba fight. Mwibuke ko uyu Queen ari mushiki wa mugabo wa Kelly wa mbere, ari we Willy. Byanga binoga hagomba kuzaba saga hagati ya Chris na Willy,
ndetse hakaba saga hagati y'uyu Queen ndetse na Chris. Hazaca uwambaye. Bizakizwa n'iki? Uretse Imana yonyine. Yves rero nawe reka tumugarukeho kuri uyu munsi, imitima imakomeje kumubana ibiri, aho yahaye konje muri iyi minsi kugira ngo yitekerezeho, arebe nimba yakomeza gukunda Nina umuciye inyuma, akatwita undi mwana atamuteye inda ari we mukunzi we, ahubwo yarayitewe n'undi muntu. Ndetse kugeza kuri uyu munsi ntekereza ko Yves atari yamenya ko Gadi babana mu nzu nk'inshuti ye magara, agisha inama day by day, ari we wamutereye umukunzi w'inda. Nabyo ni ibintu bikomeye. Ariko se ubundi ko afite nawe umuntu wamusabye ko yamubyaraho umwana, ubundi we yamuteye inda kikaba kimwe kimwe, yarangiza ubundi bakababarirana. So hari abantu babyumva gutyo, hari nabo tutabyumva kimwe gutyo muri ubwo buryo, ariko ni nk'igitekerezo narigize, mumpe comment namwe mumbwire. Mark rero ndetse n'uyu mukobwa nawe murabona ko ari guca uwambaye. None Peri yaba yarigize idage akajya kure, ntabashe gukurikirana imibereho y'ubuzima bw'uyu mugabo, akaziro turuva bamumutwaye kandi atarigeze arekura, atarigeze yumva akeneye kuba yareka uyu mugabo Mark. Ngewe ko ndi kubibona uyu mukobwa arimo kwita kuri Mark, ariko mu rwego rwo kumukurura kugira ngo azabone ko ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwe, hanyuma biba byamuviraho kuba batangira inzira yo kwijoyininga ubwabo. Guys, izi nkuru rero njye ndabona ari ibintu biryoshye cyane kuri uyu munsi, ariko kasha nanone tumugarukeho, ububi bwe nabwo ntibushira. Murabona ko noneho uyu munsi yagiye kwiba kwa Bijobije. Wow, inkuru zacu ni akagaruka. Genda James Legend, Imana y'u Rwanda ihorane namwe.